ngiye kuba nababwira utuntu tw'ingenzi ugomba kwitaho mbere y'uko ushyira video yawe kuri YouTube. Burya YouTube ugomba kugira ngo uyibare, nako YouTube bisaba kuyiga kugira ngo uyikorereho. Bityo rero ngiye kuba nabereka utuntu tw'ingenzi tubiri twonyine ukwiye kwitaho mbere y'uko video yawe uyaploadinga kuri YouTube. Niba uri mushya kuri channel kanda subscribe kugira ngo ntihakagire video n'imwe gucika. Nurangiza ukoreshe iyi video sharing ku nshuti zawe, nurangiza ujye muri comment utubwire ngo byagenze gutya na gutya, udihe igitekerezo cyawe, nurangiza ukande ku gakomwe kameze gutya, ubundi urabukoze cyane. Twagiye n'ikintu cya mbere ugomba kwitaho, cya mbere na mbere ugomba kwita kuri ya foto ushyiraho imwe twita cover cyangwa se twita thumbnail. Ya thumbnail ifite agaciro kanini cyane, gakomeye cyane, kuko iyo YouTube igusharingiye video abantu kugira ngo bakirike kuri video yawe bareba kuri iriya thumbnail. Ya thumbnail rero ifite agaciro kenshi cyane, niyo mpamvu ukwiye kuyidesigninga neza, ukayikora neza kugira ngo umuntu wese urebye video yawe ayikirikeho. Ku bantu mutazi gukora thumbnail rero, uradownloadinga application yitwa Pixlab. Pixlab ni application ibikora neza cyane, ikagukorera cover nziza. Noneho tugiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ukwiye kuba wakwitaho, uzite kuri title ya video yawe, uzayiteho, uzayitekereze, wayitekereza iminsi ibiri, ariko title yawe uzayiteho mu bintu nanone uzitaho cyane, kuko title umuntu ashobora gusacinga ikintu, uzamanza ujye muri search unasacinge urebe ibintu bihura na title yawe, nabyo aba ari byo ushingiraho ukora title ya video yawe. Bityo bizatuma channel yawe izamuka, ubona abasubscribers benshi, ubona views nyinshi. Yes, channel yawe nyine izazamuka igere ku rundi rwego. Rero utu tuntu nagiraga ngo ntubabwire, utuntu twibanze, kandi ari nako nkubwira ngo tuzasubire muri video itaha. Niba iyi video hari ikintu igufashije bimbwire muri comment.